u Rwanda rurakataje mu iterambere mu mpande zose z'ubuzima, byaba ubukungu ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Gusa nubwo bigaragarira buri wese ko intambwe idashyikirwa imaze guterwa, haracyari imbogamizi muri iri terambere ziterwa n'impamvu nyinshi zinyuranye. Imwe mu mpamvu nyamukuru umuntu atarenze imboni ni umuco gakondo w'Abanyarwanda. Uyu muco usanzwe ufite ubwiza kamere bushimwa na benshi, usanga warahabwa uburenganzira bw'ikirenga umugabo kurusha umugore, maze bigatera ingaruka zinyuranye mu mibereho rusange y'abagize umuryango. Umugore wo kubyara, guteka no kwita ku mugabo, maze umugabo aba umwami mu rugo, ubutware n'umutungo arabyiharira. Kera ntabwo abagore babaga bafite ijambo, babaga baratsikamirwaga mu bintu byinshi cyane, bagahatwa imirimo yose, bagahatwa mbese bagahezwa. Ubundi mu rugo ko nari mbayeho nabashaga kubona ko umugore ameze nk'umukozi mu rugo. Niba naguze hari inka ihari cyangwa urutoki ruhari cyangwa ikintu runaka, nabonaga yuko ari icy'umugabo. Ariko nkabona ko umugore nawe mu ruhare rwanjye nabonaga yuko igihe mukenereye nk'umuntu nashatse nagomba kuba namubona, nta kumbwira ngo ibyo mvuga ni ibiki. Numvaga nagombye guhura nawe isaha n'isaha uko mbishatse. Ari uwanyu umugore adashobora kujyaho uruhare muri ubwo buryo bw'umutungo cyangwa n'ibiki byose, kuwusesagura akazamo no kunywa, bikaba byatera amakimbirane. Ikibazo cyari gihari ni icy'abana benshi bataga ishuri, cyane cyane abana b'abakobwa, kubera imyumvire ya sosiyete twakuriyemo. Byabaga ngombwa ko niba wenda umubyeyi afite abana babiri, umukobwa ari we aha agaciro ko gusiba, asigarane barumuna be cyangwa akore n'indi mirimo myinshi, bikamuviramo tandanse yuko nyuma y'ahazagera hakavuga ati n'ubundi abandi baransize agata ishuri. Ibi rero ntibyagumye ku bakuze gusa, ahubwo byatangiye no kujya bitozwa abakiri bato. Umwana w'umuhungu agatangira gutozwa kuzazungura ibyo abakiri muto, naho umukobwa agashyirwa mu gikari. Mu mashuri ubushobozi bwaba buke, bugaharirwa umuhungu ngo amashuri y'umukobwa n'umugabo. Yewe n'ushoboye kwiga akiga ibijyanye n'imibereho myiza, uburezi n'ibindi bisa nabyo, naho by'ubumenyi buhambaye n'imyuga ngo ni iby'umuhungu. Ubujiji burabukama, umugore asigara inyuma. Birenga kumupfobya ko ntacyo ashoboye, ahubwo nawe ubwe aripfobya, yumva ko ari insina ngufi mwicibwaho urukoma. Bibaviramo ihohoterwa rikomeye, kuva ku mwana w'umukobwa kugera ku mukecuru rukukuri. Maze muri polisi ugasanga imibare y'abahohoterwa yiganjemo abagore ndetse n'abana b'abakobwa. Mu Rwanda uburenganzira bw'umugore butangira kubahirizwa, amategeko amurengera ashyirwaho. Imiryango myinshi itangira kwigisha abagore uburenganzira bwabo, inabereka ko nabo bashoboye. Abenshi babyakira neza ndetse babera imbarutso y'iterambere rirambye. Abandi babibona nko gutsikamira umugabo ndetse babirwanya bivuye inyuma, byenda bayigira nk'aho itabareba. Ibiro byasaga kwegera abagabo bakerekwa ko hatabayeho kubigaranzura cyangwa kubatsikamira basuzuguza abagore, ahubwo ko haje gufatanya muri byose no gutanga uburenganzira bungana hagati y'umugabo n'umugore. Maze RWAMREC, Rwanda Men's Resources Center, izije kuzamura imyumvire n'imyitwarire byiza bya kigabo, positive masculinities, mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina no kurengera uburenganzira bwa muntu, mu rwego rwo kubaka umuryango nyarwanda urangwa n'amahoro, aho abagore bafatanya n'abagabo inshingano zo guteza imbere urugo n'igihugu muri rusange. Umuryango nyarwanda utari uwa leta, ugamije kubera isoko abagabo cyane cyane n'abasore n'abahungu bavomamo mu rwego rwo guhindura imyifatire ifatwa nk'iya kigabo cyane cyane mibi, noneho bakayihindura ahubwo bakagira imyifatire myiza ya kigabo. Umusaruro uraboneka, imyumvire irazamuka, ariko ntabwo birera ngo de, kuko mu mwaka wa 2010 mu bushakashatsi umuryango RWAMREC yakoze, yasanze abagore basaga 57.2% mu Rwanda bagihura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kandi abarenga 90% muri bo bahohoterwa n'abagabo. Nyamara umunyarwanda yari yavuze ngo igiti kigorwa kikiri gito. RWAMREC yasanze bikwiriye ko abana batozwa ibijyanye n'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ndetse no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina bakiri bato, bityo bakabikurana ndetse bakaba intumwa nziza mu miryango yabo. Maze ku bufatanye na Plan Rwanda itangiza umushinga wiswe Boys for Change, ukora mu bigo bitatu byo mu karere ka Nyaruguru, aryo Groupe Scolaire Runyinya, Groupe Scolaire Runyombye ya kabiri na Groupe Scolaire Nkako.
umushinga ubu ngubu uri gukorera mu mashuri 3 yo mu karere ka Nyaruguru, ariko akaba ari umushinga ushyira mu bikorwa uburyo busanzwe bukoreshwa muri RWAMREC. Akaba ari umushinga ugamije gushishikariza abana b'abahungu no kubanza kubaha imyumvire cyangwa se ubumenyi bubafasha bo ubwabo guhinduka, bagahindura ya myifatire n'amatwara afatwa nk'aya gihungu, ariko hagahinduka cyane cyane ya yandi agira ingaruka, atera ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ndetse no mu rwego rw'ishuri akagira ingaruka mbi ku myigire yaba iy'abana b'abakobwa n'abana b'abahungu. Ku bufatanye na Plan Rwanda hamwe na RWAMREC nibo bashyira mu bikorwa umushinga wa Boys for Change. By'umwihariko RWAMREC ikaba ariyo mukunda kubona cyane, ariko buriya RWAMREC ifatanyije na Plan Rwanda. Murumva ko ari byiza bijya hehe n'ibyiza bijya mu bindi. Abahungu biga muri amashuri 3 bawakiranye ubwuzu n'urugwiro, maze barahugurwa bongerwa ubumenyi ku ruhare rwabo mu guteza imbere uburinganire n'ubwuzuzanye no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, dore ko nubwo bari bato hari imwe mu bice itari myiza bari bamaze kwimakaza. Mbere RWAMREC itaraza kuduhugura, akamaro niyumvishaga k'abakobwa nasanze naribeshyaga, kuko niyumvishaga ko umukobwa niba aza kwiga kugira ngo adukorere isuku, kugira ngo ajya duhanagurira ikibaho, no kugira ngo nyine ajya areba ko amashuri akoropye. Mbere ntaramenya RWAMREC ntabwo ugenda kujya mu gikoni guheka, ntabwo no gufata umwembo ndakubura nzi nta kumvikana n'igitari n'abakobwa. Nirirwaga ngwana nkabashontora nkavuga ati abakobwa niyo mbi inyuma ni ibicucu, abaheka aho mbasanze ku ishuri twaba twicaranye nkababwira ati nimwegere ujye sinicarana n'abakobwa. Burya ngo ntawe ukongeza itabaza ngo aritwikirize intongo. Ubumenyi bahawe bumaze kubacengera ntabwo babubitse mu mitima yabo, ahubwo batangiye kubusakaza hirya no hino aho batuye. Boys for Change uzabasangana ubwuzu buzira uburyarya. Intego yacu ni uguca burundu ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kwimakaza uburinganire n'ubwuzuzanye, bica amahanga agahurura aganurwa Gasabo. Boys for Change ntabwo bagaragaye guhungu abanyeshuri gusa, mu gukomeza kubashakira bafasha kugera ku ntego zabo, hahuguwe kandi n'itsinda ry'abarezi bigisha muri ibyo bigo by'amashuri. Abarezi nabo bemeza neza ko bamaze gucengerwa n'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, kuryo bagiranaga amakimbirane ashingiye ku kutubahana bimaze kuba amateka. Mu nzego zinyuranye biranga umuriro uraka mu rugo, bati ibyo ari byo byose umugore niwe mugome. Tubana kuva tubana, we yumvaga ko umugabo nibyo, icyo ubuzima bwe ni ukunywa, ubundi nataha twese ni mujye hanze hano iwanjye. Nyamara mu by'ukuri RWAMREC aho iziye nabonye ko hagenda haboneka impinduka, uko bukeye uko bwije mbona ibintu bigenda bitera intambwe rwose, mbona RWAMREC yarabaye igisubizo cy'ibibazo umuntu yari afite nari ifite muri by'umwihariko. Ababyeyi nabo bari kwijyana mu nkengero z'amashuri akoreramo umushinga Boys for Change, nabo baratekereje mu rwego rwo kwihutisha ubutumwa, nabo barahugurwa bafasha abagize clubs Boys for Change kwigisha abandi. Abagize clubs for Change nyuma gato yo kurangiza amahugurwa batangiye kugaragaza impinduka mu mashuri bigamo ndetse no mu ngo zabo aho bavuka, aho batangiye gukora imirimo imwe n'imwe batakoraga bavuga ko ari iy'abakobwa. Usibye gukumira ihohoterwa no guharanira uburinganire n'ubwuzuzanye, byongeyeho n'ikintu cyo guharanira isuku aho batuye ndetse no mu ngo. Itsinda ry'abahungu bateye indabo ahakikije amashuri bigiramo muri gahunda biyemeje bise agashya kabo imbuga itoshye. Icyo gikorwa cyarakozwe. Sigaye nteka nta kintu kimwe mu rugo ntashobora gukora, nta na kimwe kuri jewe. Twahise tumanika n'amaresiti dushyiraho abakobwa dushyiraho n'abahungu, abakobwa bangana n'abahungu ku munsi bose barakora, iyo batakoze bose bagahanirwa kimwe, ntabwo tuvuga ngo uyu ni umukobwa cyangwa uyu ni umuhungu. Izi mpinduka zabagaragayeho zatumye bagenzi babo b'abakobwa bishimira imyitwarire ntangarugero batangiye, maze nabo bisabira ko bakinjizwa mu makarabu ya Boys for Change. Ibi byabaye nyuma y'amezi 3 gusa
izi clubs zitangiye nuko abakobwa nabo binjizwa muri club bafatanya na basaza babo gutanga ubutumwa mu miryango. Bamaze kugera muri izi club abakobwa batangiye kugira ubusabane burenze hagati yabo na basaza babo kuko noneho baramaze kujya bafatanya muri byose kuko babyifuje kera, haba mu mikino n'imyidagaduro ndetse no mu bukangurambaga. Kuko ari we yabanje guhugura n'abahuguye, natwe turababaza tese bari abantu bababwiye ibiki, tibari baje gukora iki, barabitubwira nyine baradusobanurira, natwe turababwira ati noneho ubwo mugiye gushinga amakarabu natwe nimudushyiremo, ahari ubwo natwe tuzabimenya neza. Badushyiramo rero nyine twarababarije muri make ibyo babahuguye baratubwira, ubundi nibyo byatumye binkurura nanjye njya nshaka kuyijyamo kugira ngo ayo macakubiri y'ibitsina acike. Ibyo rero tubona byarageze impinduka nziza hagati y'abahungu n'abakobwa, kuko abahungu babanje guhugurwa berera imbuto bashiki babo bageraho babinjiza no muri club yabo, ubundi barakorana umunsi ku munsi. Mu gusakaza ubutumwa bujyanye no kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye hibandwa mu guhindura imyitwarire itari myiza y'abagabo ndetse no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Abibumbiye muri clubs Boys for Change bifashisha uburyo bwinshi. Muri ubwo twavugamo gusura abantu mu ngo zabo hibandwa ku bafitanye amakimbirane basabwa kuyareka bagafashanya mu iterambere rirambye. Uko tubigenza baduhaye imfashanyigisho twarazisomye baranatwigisha, noneho tukagera tugaheraho twigisha bagenzi bacu. Iyo babwiye uko byagenze bidufasha no kongera nabo kubigisha. Twabwira ati umushinga RWAMREC twigisha ibi n'ibi twasanze bifite agaciro, none agaciro bifite ahubwo byaba byiza namwe mutwigiye rwose. Umubare nago abantu 10 no mu mudugudu n'abakwereka bamaze kutureberaho. Hari umwe nabashije kubwira, ndamubwira nti ku ishuri haje umuryango witwa RWAMREC, none tingwino nawe tujyane, icyo kibazo cyawe uzaza ukibwira umuyobozi w'ikigo agufashe, ndetse n'uwo muryango RWAMREC nta kibazo uzongera kugira, uzajya ukurengera. Si ugusura gusa ahubwo bibumbiye muri clubs Boys for Change bahitamo no gukoresha ibiterane by'abantu benshi hibandwa ahurira abantu benshi, maze bagakoresha amakinamico bagatambutsa ubutumwa bugamije guca burundu ihohoterwa rishingiye ku gitsina no kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu muryango. Ubwo naho icyo gihe iyo benzaye barayiboye pe, uriya mugore nagukunde amenya ko abaye umugabo pe, umukubite kabisa, umukubite ntabindi. Ubutumwa kandi ntabwo bunyuzwa mu makinamico gusa ahubwo hifashishwa n'imikino ishekeje izwi nka komedi, indirimbo ndetse n'imivugo. Mu gutanga ubutumwa bushyitse kandi ku murongo, Plan Rwanda ndetse na RWAMREC bahaye abagize izi club za Boys for Change ubufasha bw'imfashanyigisho z'ibitabo bibafasha kongera ubumenyi ndetse no kubutanga neza nk'uko bikwiriye. Abagize amakarabu ya Boys for Change bishimira intambwe bamaze gutera ndetse bakanashimira abafatanyabikorwa batangije izi clubs. Ngo kubwabo izi club zaziye igihe kandi zizana impinduka ntagereranywa mu duce zikoreramo. Nabashimira uburyo badufashije kugira ngo ihohoterwa rishingiye ku gitsina ricike no kugira ngo abakobwa natwe dutere imbere tugire ijambo, kuko twari twugarijwe n'ihohoterwa ahantu nta jambo tugira, ariko ubu ngubu turashimira RWAMREC kuko intambwe imaze gutera natwe yatugejejeho. Ubundi RWAMREC iyo ureba ubona yaraje ikenewe kuko yagiye izana impinduka, kandi biboneka ko hari n'abantu benshi bagiye bahinduka mu mico, ibyo bibwiraga ko bakomeyeho nyuma bamara kumva inyigisho za RWAMREC neza bakumva ko bimwe na bimwe bari mu mafuti. Rero ikintu natanga cyangwa se nk'icyifuzo nuko nk'uko nimba bavuze ngo aha hantu ihaze bakahaza bakahasura bakumva ibitekerezo byabo babinyujije mu makinamico cyangwa se mu bintu bitandukanye, ni byiza cyane. Ariko hazaboneke noneho n'ahandi hantu bagenda bafungura, ndetse na kuriya kuntu ziriya mfashanyigisho nazo zigende ziyongera n'ibishoboka, ndetse zigende zaguka hirya no hino kugira ngo abantu babashe kubyumva. Isakaye nka hose na mu turere twose tw'igihugu byarushaho kuba byiza cyane. Icyo gihe n'abayobozi ntibajya bavunika ngo barafata yenda bamwe baguye mu byaha ibi n'ibi, kuko baba barumvise inyigisho za RWAMREC bakamenya kwicisha bugufi. Abaturage baturiye amashuri akora mu mushinga Boys for Change batangaza ko bamaze kubona impinduka nziza haba ku bagabo ndetse no ku bana b'abahungu. Ni na kenshi twagiye tugirana ibibazo ku buryo bigera mu rwego rw'inzego z'ubuyobozi,
urwego rw'akagari bikahagera bemujya ku rwego rw'umurenge senefu w'umurenge n'abandi bagaterana buri gihe baduhuza ndetse njya nawe bigeraho birenga inkombe biza kujya ku rwego rwa polisi ariko njye aho mboneye amahugurwa ya rwamureke byambere n'igisubizo ariko muri rusange aparama ndi intore n'ubundi ariko n'ibyaha biri umuntu w'umugabo yabaga yarakuriyemo akumva nyine ko nta jambo ry'umugore mu rugo nubwo nabikora ariko numvaga ndi kuri ntabwo binura ariko nawe ngeze iwanjye nkumva ndingwe nyine ariko ubu ngubu ndi umwe mu bafite impinduka kandi nawe numva niteguye kubikomeza ibyo bigaragarira ko n'ubwo ubu ngubu ugomba gufatanya nawe imirimo yose niba ari ukumesa nkamesa niba ari abana ngomba kuba hari icyo mbabwiriza ku mugoroba abantu baba nta gutaha kare nta mugabo watashye kare ariko ubu numva nataha kuko hari ibyo ngomba kubabwira kandi bose 100% yaturukaga kuri jye ugasanga niba yanahembwe mewe n'umushahara twifuza ko n'uwo mushahara arahembwa nawe ndahembwe hari wumva umushahara agomba kubigiraho uruhare kandi mu by'ukuri ibyo agukoresha ari byo ahubwo nakagombye kugira gufatanya kugira ngo n'uwanjye ugire gute twubake urugo numva ndetse n'itungo memo yanazana mu rugo numva ari agasuzuma nk'uko ibiterane bitangirwamo ubutumwa bibera hafi yo ku mipaka usanga harimo n'abarundi babyitabiriye abanyamahanga bari babyitabiriye nabo batangaza ko ubutumwa bibaye byiza bwakambuka imipaka bukagenda bukagera no mu bihugu byabo icyo nifuza icyifuzo ndi umurundi birandyoheye kuva nagenda ku isi kandi ndagenda cyane nsanze RWAMREC ari nziza cyane RWAMREC ntimuyirekere Rwanda gusa muyituzanire n'iwacu Burundi uretse ni Burundi gusa muyijabukane n'ahandi ubwo mu bujabukane no hakurya y'amazi burya amakimbirane ntabwo aherera mu miryango aberamo gusa aho gusanga anateza umutekano muke aho uyu muryango uherereye bityo ugasanga abaturanyi bahora bayinuba cyane inzego bwite za leta zo zitangaza ko kuva aya makarabu yatangira gukora byagabanyije cyane imanza zabonekaga mu nteko z'abaturage zikomoka ku makimbirane mu miryango ndetse bituma n'umutekano mu midugudu wiyongera kubera kugabanuka kw'amakimbirane mu miryango amenshi yaterwaga n'ihohoterwa Boys for change. Boys for change. Barasobanutse abana bacu ni beza bafite gahunda nziza RWAMREC ifite gahunda nziza mugenda muborohere abana mwitonde bafite ubwenge bagire bate bababwire ibyo bize. Boy for change nimba uhindura uri guhindura abana b'abasore uri gutegura abagabo bazaza mu gihe kiri imbere nuko umwana uri kubikora uri gutanga message niwe mugabo w'ejo hazaza abari ari kwereka abashiki be nibo bagore b'ejo hazaza noneho bakubaka rwose umuryango ukomeye kandi tuzi ko burya kugira ngo igihugu kibe igihugu gihera ku muryango RWAMREC ikikora ubona ari kurwanya imiryane kurwanya ubusinzi mu ngo kurwanya ubwomanzi butandukanye kurwanya n'ibindi byose bijyanye n'ihohoterwa ariko ikigamije kibanze ni ubufatanye bw'umugabo n'umugore mu rugo hagamijwe iterambere ry'igihugu cyacu. Ariko aho uyu mushinga uziye ukadukorera ubukangurambaga ukanatwigisha ukatwereka ko abana bose bareshya, ubu ngubu dufite imibare mike y'abana bataye ishuri tugereranije n'icyo gihe cya mbere y'uko uyu mushinga wari wakaza hano muri Nyagisozi. Yatugabanyirije ibibazo by'imiryango kuko niba wigishije umwana icyo gihe aragenda no mu rugo abibwira ababyeyi niba arafite ababyeyi babanye nabi byanga byakunda umubyeyi ushoboye kumva arumva. Nubwo bamaze guterwa intambwe ifatika haracyari imbogamizi zimwe na zimwe zigaragara mu burezi. Hari imbogamizi ziri mu rwego rw'uburezi cyane cyane twatanga nk'urugero ya mbere iyo urebye imyubakire y'ubwiherero bw'abana usanga yubatse ku buryo budafasha umwana w'umukobwa kujya kwiherera ku buryo bworoshye. Ikindi cya kabiri twavuga ni imyitwarire y'abarimu ndetse n'ubwo buryo bigisha bishingiye ku byo baba baratojwe. Ugasanga niba umukobwa azi ko kutavuga ariko bamufata nk'umukobwa mwiza, ese umwarimu yakoresha iki kugira ngo avugane nawe mu gihe ari kumwigisha? Iyo nayo turacyayibona nk'imbogamizi. Imbogamizi ya gatatu iyo urebye imfashanyigisho usanga hari ibintu bimwe na bimwe bikirimo bigaragaza kwa guheza inyuma umukobwa. Twatanga nk'urugero
iyo bavuze ngo inka ya Nyangara ugatanga urundi rugero rw'imyandiko igaragaza uburyo abakobwa baremye mu bintu bibi cyane, nta mugore urya ihene. Ibyo ni ibintu bigaragara mu myandiko imwe n'imwe usanga mu bitabo abari mu bigishirizamo. Indi mbogamizi nanone ikomeye, usanga abakobwa badafite umutekano ku ishuri, aho usanga abasaza babo abatera imigeri, ibibuno byabo ugasanga ni ibintu biri mu muco kandi abantu babishingiyeho. Iyo nayo ni imbogamizi tukibona igomba gukemuka. Indi mbogamizi ihari nuko usanga hakiri ingendo ndende kuva aho abana bari ujya ku ishuri, ugasanga rero abakobwa ntibiboroheye kubera ko mu nzira bahura n'ibisitaza byinshi n'abashaka kubahohotera. Indi mpamvu isa naho ari iya nyuma nuko usanga mu mfashanyigisho ntabwo hagaragazwa neza uruhare rw'abahungu mu gufatanya n'abakobwa kugira ngo duteze imbere uburinganire n'ubwuzuzanye kandi tunafashe umukobwa gukunda ishuri. Ugasanga rero izi mbogamizi zose nizo dusaba ko abafatanyabikorwa ku rwego rw'igihugu mu burezi bagombye ibi bintu kujya babishyiramo ingufu, haba mu gihe bakora za gahunda z'ibikorwa, kugira ngo tuzabashe mu by'ukuri gukundisha umwana w'umukobwa ishuri, ariko nanagerayo aboneho ibimufasha kuba koko yaba umunyeshuri nk'undi akagira umusaruro ungana n'uwa musaza we. Uyu mushinga Boys for Change umaze igihe kigera ku mwaka ushyirwa mu bikorwa na RWAMREC ifatanyije na Plan Rwanda. Ese uyu mushinga usigiye iki abatuye mu karere ka Nyaruguru, cyane cyane ibyo bigo bitatu by'amashuri wakoreyemo? Mu by'ukuri navuga ahubwo ko twarenze abo twagombaga kugeraho, cyane cyane ko twagendaga dushyira mu bikorwa umushinga ariko tugenda tuniga tukavuga tuti iki kirakenewe. Nk'ahandi ahandi twagiye dushyira mu bikorwa ubu buryo wasangaga wenda abana b'abakobwa bafite undi mufatanyabikorwa ukorana nabo, ariko ubu nitwe twabikoze kandi bikaba n'amahire kuko twabihuzaga. Abantu twagomba kugeraho twarabarengeje kuko hari n'abandi twagezeho mu by'ukuri tutateganyije mbere tubitekereza, ariko twageze hagati tukabona bibaye ngombwa ko nabo dukorana. Bavuga abana b'abakobwa kuba twarafashe icyemezo cyo kubahugura nyuma, navuga abayobozi b'ibanze, navuga ibindi bibazo bikomatanyije ku byerekeranye n'ibibuza abana b'abakobwa ndetse n'abahungu kujya mu ishuri. Intambwe yatewe irashimishije, gusa urugendo ruracyari rurerure kugira ngo ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye risakare kandi rishinge imizi mu muryango nyarwanda, aho ubuyobozi n'ubutware buzashingira ku bushobozi umuntu afite, aho gushingira ku bubasha butangwa n'umuco ushingiye kuko umuntu ari igitsina gore cyangwa gabo. Abagabo bagomba kuba icyitegererezo cy'ubuhamya bwiza bw'uburinganire hagati yabo n'abagore no guha imbaraga abagore. Abakobwa bakwiye kumva ko bashyigikiwe na basaza babo kandi nabo bafite uburenganzira bashoboye kandi buzuzanya n'abahungu. Hakwiye gukomeza kongerwa imbaraga zaba iz'aya makarabu akava mu bigo bitatu agakwira akagera hirya no hino mu Rwanda. Yaruguririye yari yabarinda